zahinduye imirishyo. Zahinduye imirishyo kuko hano ntuye sinavuga ngo ni kanaka, ariko hano ntuye hari abagabo nahasanze ariko hasigaye ingerere benshi baragiye kandi bagenda bataye ingo. Ese bahamagaye polisi yaza ikabubakira? Uyu munsi ni nk'iki ubwira imiryango? Rero icyo mbwira imiryango buno buriya nuko abantu bajya babaho bagaterwa ntibamenye ko batewe. Hanyuma imvugo iragenda iba imvugo bati ruri kwa Buhanga. Hari abibaza bati ntabwo ari Buhanga turi kuvugana, uyu ni Buhanga tuvugana. Ese iryo zina ryakomotse he? Iyo mvugo yitwa ngo kwa Buhanga, ruri kwa Buhanga. Ruri kwa Buhanga nuko aho rwananira mu bakuru b'imiryango 24 urubanza rwabaga rwananiranye muri kuri uwo mukuru w'umuryango, noneho bakavuga bati nta handi usigariye ni kwa Buhanga. Kandi wabonaga ari buzi wanje, wabonaga ko nagari wanje niba bari mu imiryango yamuhanye kabananira nagari wanje aho ndi umuhereze ko ari muri leta. Ahantu twageze abantu b'ababyeyi turi inganzo kuvuga uti umwana ntashaka ko murambagiriza ahubwo rirambagirije wamumugeni ukajya kumusabira ariko ari kugerageza. Yego kuko yabyishakiye nibimukoraho biramurura kuko wamubwiye akaba yagenje ate yakonanira akaba yakonanira. Twageze mu nkambi ibintu byo kurambagiza birabura, abantu bakajya basa n'ihene, abakobwa bakaruka bagera hariya, abasore bagapfa kuyura bajyana umwe agenda ajyana undi agenda ajyana undi agenda ajyana undi agenda ajyana undi. Ni wa muco bavuze wo guterura. Noneho nayo mbagarira umuryango w'ababanda, noneho mbagarira imiryango yose ko ari 24 mu babanda bongera gutera undi mukuru w'umuryango witwa Munyakazi. Aho zigahagarara imiryango yacu ariko ngiye mbagarira imiryango yose. Icyo cyaturutse mu kwamagana abantu bagiraga akabazo bakajya muri leta, kumva umuntu bageze muri pirizo. Bigeze tumaze kubirema niho twabijyanye muri leta irabyemera. Nta wakijyaga kurega muri leta adafite urwandiko rw'umuryango uri bamara bamwakire. Icyo imiryango yari ifite agaciro. Imiryango yari ifite agaciro. Uri bamara bamwakire. Urubanza nayo ifite abacamanza bari 7 nanjye wa 8. Bari 6 nanjye wa 7. Ubwo rero abenshi banezerwaga twabakiranwaga kuba igenda benebereye mu nkambi. Hariho n'abajyaga banga bakavuga ngo bagiye kujurira bagiye muri leta, bajya muri leta nkababwira leta nkayibwira ntibakiye kandi banagere bagatsindwa batsindaga. None bati urubanza ruri kwa Buhanga. N'uyu munsi iyo mvugo yabaye imvugo muri Amerika iriyo, muri Kongo nayisizeyo, nageze no ubwo ndumirwa abampamagaye bose ngo ruri kwa Buhanga. Nuko nibwira ngo byasigaye ariko ahubwo naje mbikurikiye byarageze no kera. None iyi miryango kuki idakwiye kugarura urwo rubanza rugaruke kwa Buhanga? Wenda mvuge Buhanga, mvuga abandi babyeyi bakuru, abajyanama, abageze mu za bukuru muri abahannyi. Mubona tudakeneye ubuhannyi kurenza inkiko? Nukugira ngo abantu bihangane nibagize n'ikibazo nagitura umuryango nubwo imiryango itari hafi na hafi ayitabaze bamwangire ariko yatabaje ye gupfa guhaguruka mu rugo ngo agende urwa rute ejo mu gitondo arega umuntu atubo ejo mu gitondo akabashebeje umuryango ejo bundi bakajya bawucyurira umuryango mbekana kandi yagiye muri aho. Hariho n'abagore bashaka ko bapfakaza abagabo babo bariho, yuko ashoboye kwigira, yuko ashoboye kwihahira, yuko ashoboye ndetse no kwishakira undi mugabo. Nangwa n'umugabo n'umuhungu wanjye nawe akagenda akishakira undi mugore abona yuko agaragara ameze neza, ateye neza. Uteye neza n'uw'Imana yamugeneye ushaka iby'ahandi aragenda akaruha. Bifurije ibihe byiza, ndizera ko mumeze neza aho muherereye mudukurikiye. Turi kumwe n'umubyeyi, ni umusaza kandi twungukiraho byinshi. Ikinyarwanda kiravuga ngo uticarana na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Uyu munsi twishimiye kuba turi kumwe n'umusaza benshi muzi ndetse wubatse izina, afite insigamigani yamukomoweho cyangwa se yakomotse kuri we. Reka tumuhe umwanya. Muraho neza muzehe? Muraho. Twishimiye kubana namwe uyu munsi. Turi amahoro, turashima Imana. Uwiteka araturinze. Hanyuma reka duhite twinjira mu kiganiro. Uyu munsi hari imvugo nari mvuze ngo insigamigani. Insigamigani ni ijambo riba ryarakomotse ku muntu, hanyuma iryo jambo rikaba ikimenya bose bitewe n'uwo muntu.
iyo rero uwo muntu azwi babyita ngo ni insigamigani nyirizina. Uyu munsi rero twageze umugisha wo kubana n'umusaza benshi bazi. Iyo uvuze ngo umusaza Buhanga abantu benshi barakuzi, ndetse hari n'imivugo yagukomotse bivuga ngo ruri kwa Buhanga. Nyine muri Amerika nabisanze, wabisanze bati ruri kwa Buhanga bishatse kuvuga iki? Kuba rero muri waje uvuga ngo kuri kwa Buhanga nuko habaye cyabaye. Yego, reka noneho dusubire inyuma wenda ku batazi muzehe. Ese mu kigero mufite mu myaka, mwibuka igihe mwavukiye, aho mwavukiye muri Kongo, ubuzima uko mwabusanze bwari bumeze bute? Mfite nguruje imyaka navutse 44. Ubwo ni imyaka 80. Ahubwo igira kureba oya da 44 ni imyaka 81. 80 hafi 81. Aho mwavukiye nahagana he muri Kongo? muri Rucuro, muri kolektivite ya Bwito, ahantu hitwa Mushari. Mushari niho navukiye. Iyo kavukiye yanjye ndetse n'umukambaje niho yavukiye. Ubuzima uko mwabusanze bwaje guhinduka bute kugira ubwo mwisanze mu nkambi? Uko twasanze ubuzima bw'icyo gihe, kubibabwira mwebwe abenshi mu cyatsi biganira bakabona ko abantu bakera ngo bari injiji, bari ibigoryi, basanga baba uko batari. Buno rero abantu bamaze guhumuka, bamaze kumenya ubwenge, umwana ava mu nda nyina z'ubwenge bwose. Rero ubuzima bw'icyo gihe twari turiho, icyambere twarangwaga n'umuco. Twasangaga ababyeyi bacu ari abantu b'inyangamugayo, ari abantu babayeho bafite urukundo, kumva aho umuntu yabaga ari mu kirere, nk'umuntu wavuga iwacu za Mushara akajya muri za Karehe, urugendo rw'indaro ebyiri, ari kujya gusura mwene se, ari gusura inshuti, ari gusura mushiki we, barakundanaga cyane. Tuva muri Kongo duhunga tuza mu Rwanda, twari duturutse imihanda myinshi. Hari abaturutse muri Rucuro, baturutse muri Masisi, baturutse muri Warikare, baturutse muri Karehe. Rero iyo kirazira barayubahaga cyane, ngo yewe umwana ati wa mwana we, ati kiriya kintu uzakizirire kirazira. Iso yakubwira ngo icyo kintu kirazira ukagitinya pe. Niba kubwira turiya ni nyokorome, uriya ni muryara wawe, uriya ni Nyirasenge, uriya ni mwene so, uriya ni so wanyu uramenye, agomba yuko icyo kintu kizira. Ibyo bintu rero bidutunga bityo, wajya gushaka ugashakira mu muryango. Iso yarebye ko uwo muryango wawuzi, ari umuryango usobanutse, ko abasha kugira ikibazo, yagira ikibazo yamara akagira uwo akijyanye akakimukemurira. Uko niko byahoze. Hanyuma rero turagiye, wenda intambara irateye, bibayeho abantu barahunze. Ese uwo muco waje gukomeza kugera mu nkambi cyangwa byaje kwihuta? Rero abantu baje mu nkambi hari bimaze guhinduka. Iwacu twari turi ntawe ukirambagiriza umwana arasigaye yirambagiriza. Yego. Umwana akagenda yagira mu rusengero akabona umukobwa cyangwa umukobwa ndamukunze, ntazi ngo nuwahe, ntazi ngo n'iki, ntazi ngo umuriya muntu aravahe akajya he, akakubwira ati nabonye umugeni bamubonye ati namunye ariye n'uwande ngo simbizi. Wa mwana uraje gusaba umuntu utazi ni wabo, ibyo bintu bibaho. Umuhungu ati njyewe rero nta kundi nabonye umugeni, ukandi nta ukiyambagirizwa na se, akagenda umukobwa akamuzana. Mwabyitwayemo mute icyo gihe? Ukuntu twabyitwayemo, hari ahantu twageze abantu b'ababyeyi turi inganzo, ukavuga uti umwana ntashaka ko murambagiriza ahubwo rirambagirije. Wa mugeni ukajya kumusabira ariko ari kugerageza. Yego. Kuko yabyishakiye nibimukoraho biramurura, kuko wamubwiye akaba yageje ati yakunaniye, akaba yakunaniye. Twageze mu nkambi, ibintu byo kurambagiza birabura, abantu bakajya basa n'ihene,
abakobwa bakaruka bagera hariya abasore bagapfa kuyora bajyana umwe agenda ajyana undi agenda ajyana undi agenda ajyana undi ajyana ajyana ni wa muco bavuze wo guterura umwe ajyana undi ajyana undi ajyana ababyeyi turahumanirwa ukabaza ngo mbese bamuvanye ngo simbizi ngo namubonye mu muhanda bajya kubona ukabona baraguteye akaba bagusenyeye hariho nabo bagiye bafata yamara kumujyana iwabo bakaza birwangiza bakayisenya yose bakayirangiza ukabona umukobwa baramujyanye uri umubyeyi utazi n'abari bamwe barafunga icyo gihe abantu bajya mu mapirizo bamaze kujya mu mapirizo rero turicara turatekereza bitese none ku bintu bicitse abana bacu ko babaye ibigoryi bamwe n'abasirikare bari kuza bagapfa kuyora abakobwa b'abandi bakayora nawe umwuga atazi ibi bintu tubikore duti imiryango turicara imiryango twe turicara Katigara duhamagaza natwe turamuhamagara twicara hamwe turavuga duti ngaho muze iki kintu turagikora dute ku imiryango ugiye gusubiranamo ukaje mu gitondo muzumva ngo abantu batemaguranye ari abasore bajyanye abakobwa akakujyanira umukobwa utabishaka none tukora iki duhamagara imiryango yose turicara dushyiraho itegeko umuntu uzongera gufata umukobwa w'abandi ko twebwe tuzamufungisha ahubwo abakobwa nibaziturwe bya bindi abakobwa batinya ngo ntibashaka gucikira umukobwa ushaka umusore akaba ari muri umukobwa kanaka niba bakundanye nibajyane ariko bagiye gufata atazavamo impfu tukakurizamo n'ubuzima ibyo bintu byo gufata abakobwa turaryamuna tubivanyaho abakobwa n'abahungu tuba tubabohoye umukobwa ukundanye n'umusore akamucikira akagenda kamenya ngo umukobwa wawe yagiye kwa kanaka ugashaka n'ubwo bwoko ukabumenya ariko umukobwa ariwe wijyanye batamutangiriye nk'uko ibyo bintu tubivanaho dute nk'umuryango umuryango urakomera leta nayo byari byayinaniye baza ugasanga inkambi zose twakotse bagasubirayo kandi umuntu yahohoteye ibyo bintu tubifasha leta tubivanaho nuko abakobwa bagenda basanga abo bashaka ariko ikintu cyo guca mu nkambi imiryango niyo yicaye iragica ntabwo cyaciwe na leta cyaciwe n'abandi twagikuyeho tutanga uburenganzira ngo uzajya ukunda umukobwa kuko ari nta bintu afite nta undi yakwigira bazajye bumvikana bo bonyine ku giti cyabo basangane ubu sinavuga ko ayo makimbirane yo mu miryango yadutse yaba yaratijwe umurindi no kuba harabayeho guterura cyangwa se abantu bagashakana bataraganiriye bakisanga ari umugabo n'umugore batarabiganiriyeho ntabwo ibyo byaba byaragize uruhare muri iyo miryango yagiye isenyuka mu gihe cyo mu nkambi nabyo byarabiteye kuko hari umuntu wakujyaniraga umukobwa mutumvikana utaramukunda utazi niyo yavuye ukaba wari utuye muri Karehendo agatura muri Rubero kimuziranye ariko umukumva ngo agufatiye umukobwa mutangiriye mu nzira nta gahunda atarigeze kugusabira noneho umukobwa akajyayo batabishaka hari nabo bajyaga bikorera inzoga bajya kuzitura bakazanga bakazisubizayo pe ngo ntibazishaka ngo niba bidashobotse ngo bamutunga ari ubuzigo ngo ntibashaka bazisubizeyo bakazanga wa mukobwa nawe akabayo nabi nuko igihe cyendetse cyanagera umukobwa yabona ati nanjye ngiye kuba igicibwa iwacu nawe akagira imitaramba yo kuva muri yazo agasubira iwabo nabyo byabaye ibitera inkunga ibyo bibazo twari dufite amakimbirane mu miryango aba menshi ashingiye ku ngo zijegajega hanyuma muza kugira urukiko rw'abasaza nk'uko babitubwiye bari bahagarariwe n'umukuru w'umuryango ariko atabarutse umukorera mu ngata yego niho haje gukomoka imvugo ngo ruri kwa Buhanga icyo gihe rero nacyo hajemo abantu bamwe y'amoko nagiye nkubwira amoko y'uburimanganye noneho kuko nta mpunzi zari zemerewe guhabwa mariage muri leta kandi bamwe baratangira umwe agakwa yaba bamusuriranije agakwa yamara gukwa igihe cyazagera akongera agakosha kwa kabiri ngo wamkorere ngo ari mariage wambaye gusa uburiganya nyine bati ya mico y'abantu bagiye bava kure na kure haragiye bimukana ububandi abandi bakimukana ubujura abandi bakimukana gukunda imanza ubwo noneho byose babizana aho ngaho yagumiraho rero utazi epfo na ruguru akagukosha kabiri icyo gihe twarabikoze ndibuka twagiye inama tubibwira minema uhagarariye inkambi tubabwira icyo kibazo batwemerera banyemerera gutanga mariage
rwacu hari ubutabera kandi bwubahwa n'abantu bose cyane na leta yarabwubaha uravuze uti nta muntu wajyaga ajya muri leta adafite urwandiko mumuhaye ngo leta imwakire noneho nayo mpagarariye umuryango w'ababanda noneho mpagararira imiryango yose kuri 24 mu babanda bongera gutera undi mukuru w'umuryango witwa Munyakazi aho zigahagarara imiryango yacu ariko njyewe mpagarariye imiryango yose muri iyo miryango yose rero abo bakuru imiryango nibo bari barahawe uburenganzira bwo gukurikirana ibibazo byo mu miryango yabo none unaniranye akaza ku mukuru w'umuryango tugahamagaza muri ya miryango tukaza tukicara niba ari ikibazo cy'abantu bananiranywe mu nzu niba ari ikibazo cy'abantu bananiranywe mu gusabirana niba ari ikibazo cy'umugore uhohotera umugabo niba ari ikibazo cy'umugabo uhohotera umugore ibyo bibazo tukabyinjiramo twebwe tukabikemura ku giti cyacu icyo cyaturutse mu kwamagana abantu bagiraga akabazo bakajya muri leta kumva umuntu bahagaze muri pirizo bigeze tumaze kubirema niho twabijyanye muri leta irabyemera nta wajyaga kurega muri leta adafite urwandiko rw'umuryango uri bamara bamwakire icyo gihe imiryango yari ifite agaciro none bamara bamwakire ntabwo byashobokaga baramubwira ngo nazana urwandiko rwanjye rusinywe nanjye nimara aze babone bakire ikibazo cye ikibazo tutakoragaho ni ikibazo cy'ihohota umuntu wafashe ku ngufu ihohotera rishingiye ku gitsina ikindi tutakoragaho ni ugukubita umuntu ukamuvusha amaraso gukomeretsa icyo kintu cyajyaga muri polisi ibyo ni ibintu byarwaga na polisi ariko ibindi byose byo mu muryango byose byarwaga n'abakuru b'imiryango ibibazo bikajya ku mukuru w'umuryango akaba ari gufata umwanzuro ni ukuvuga ngo umuntu ntagende yarananiranye bakamuha leta ariko leta yagoragoye bya bibazo by'abagore n'abagabo hari abagore bagiraga abagabo bakavuga ngo umugabo nagende umugabo n'umugore bakagira uburiri bubiri mu nzu ntibabane ku buriri umugore akavuga ngo akahaguruka akagenda umukobwa ananiranye n'umuhungu akajya gusaba inzu kwa shefu de quartier ngo namuha inzu ye byari bikomeye ibyo bibazo turabisenya byose mu muco wacu umukobwa 24 niwe wari wihagarariye Katigaya aza gusaza turongera turatora iyo miryango irantora ngewe Buhanga kuba uhagarariye imiryango yose ko ari 25 tugahura tukareba ibibazo dufite mu miryango hirya no hino tukareba ubusabirane ese abantu bameze bate ese ko hari ibyo tusiga twumva wawe kosi ibi bintu bazo byumva iwanyu tukabyumva bimeze bitya bimeze biti yego yaba ntabyazi neza akazuyatinye kubikurikirana byumve ariko nanjye njya byumva ariko ntabwo namenya umurongo wabyo akagenda akajya kubikurikirana ubwo rero imiryango kagenda ikurikirana ubundi hakabaho imanza ntoya kuko nanjye aho narindi imanza urubanza rwazajya iwanjye narakubaza namubazaga ndetse kurimo kuzana urubanza hano ufite urwandiko rw'umukuru w'umuryango wanyu kambwa ati ntabwo bite subirayo rero subirayo ugende ushake nangwa ugende ijyayo umubwire abakiranure ntafite urwo rupapuro ntabwo nabasha kubakiranura ati nibyo uwo rero akagenda agasubirayo ibyo nibyo twakurikiraga mu miryango tugakurikirana cyane niyo cyatumaga wabonaga imiryango igira impungenge n'abo abantu bakagira ibyo batinya bakavuga bati kiriya kintu kandi nikurikirana cyane kizakora ubwo rero nuko byabiteye nuko byari hanyuma imvugo iragenda iba imvugo bati ruri kwa Buhanga hari abibaza bati ntabwo ari Buhanga turi kuvugana uyu ni Buhanga tuvugana ese iryo zina ryakomotse hehe rya Buhanga iyo mvugo yitwa ngo kwa Buhanga ruri kwa Buhanga nuko aho mu bakuru b'imiryango 24 urubanza rwabaga rwaraniranye muri uwo mukuru w'umuryango noneho bakavuga bati nta handi rusigariye ni kwa Buhanga kandi wabonaga ari buzi wanjye wabonaga ko nagari wanjye niba bari mu imiryango yamuhanye kabananira nagari wanjye aho ndi bumuhereze ko ari muri leta kandi nagera muri leta ntazafungurwa ntagiye kumukurayo ntitabiteraga bavuga ngo ruri kwa Buhanga babaga bazi ko rwagiye rwarenze intambwe n'urugeri wanjye akongera akishyira hejuru
bari bumuhereze mu buyobozi. Uko mwazikemuraga se mwabona bakiriya uburyo izo manza mwaziciye wabonaga banyuzwe? Twabakiraga imanza bamwe bakanyurwa, ariko burya wumva bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo natsinzwe ntibura ndarenganye. Hariho uwatsindwaga kandi akagenda avuga ati njyewe ati bariye ruswa, bariye inka, barandenganije, kandi twacaga turi urubanza nayo mfite abacamanza bari 7 nanjye wa 8, bari 6 nanjye wa 7. Ubwo rero abenshi banezerwaga twabakiranwaga kuba igenda nabereye mu nkambi. Hariho n'abajyaga banga bakavuga ngo bagiye kujurira, bagiye muri leta, bajya muri leta nkababwira leta nkayibwira ntibakiye, kandi banagera bagatsindwa batsindaga. Hoje muri mu miryango cyane cyane kuri uriya musozi mwariho, uriya musozi twariho, abantu twabaciye gukora ibyo bishakiye. Umva ikintu cya mbere twarwanije tukihagera, turamoko atandukanye bageragezaga gukora ibintu by'ubushyingirane n'ibindi bidahuje, turabireba biratunanira. Bukeye mu gitondo abasore babo bafata abakobwa bafata nk'inyamaswa nk'uko ubona irwandira. Ariko icyo gihe twarabirebye tubona bitunaniye, duhamagara imiryango yose yagiye ituruka mu moko n'uturere bagiye baturukamo, turicara tubona ko ibyo bintu bitubangamira, ejo mu gitondo bizadusigira ubuzima ko abantu bazicara. Tuvanaho kuvuga ngo uzongera gufata umukobwa wundi, twebwe turi imiryango tuzamutanga agende bajye kumufunga. Kuko na polisi yaza kureba abo bantu bakoze ibyo bintu, twebwe tukabahishira tugaza tubava imbere. Noneho turavuga tuti ahubwo umukobwa n'umuhungu bazajya bamwumva bashakana, bamwumva babujujanije, bahuje ibitekerezo, umukobwa ajya haguruka musange. Ariko mureke ibintu byo gufata ejo bazaye gufata bakarwana maze abantu bakicara. Ibyo bintu rero turabihoshorora. Abakobwa bajya aho bashaka, bakuzanira inzoga mu kimbo cyo kugira ngo uzirukanire ku musozi, inzoga ukazakitse umukobwa wanjye yagiye kwa Kanaka yari none Kanaka unzaniye inzoga, reka inzoga nyimwe mutegeke, kandi umukobwa yagiye abishaka. Ibyo cyo kugenda bishaka rero cyubatse inkambi, cyubaka n'imiryango, kuko ntabwo ujya gusahura umukobwa kandi ari wahagutse agiye iwabo. Icyo rero turagihosha, imiryango hera aho ngaho yubaka ibintu. Ikindi cya kabiri, abantu bagiye bagira impungenge, bumva ngo ibi bintu nibiba birajya mu muryango, ko abantu kwikandagira mu abantu, bya bintu bigiye kujyana mu muryango kujya gutwandagaza nk'abantu b'imfura, mureka tukabikemurira ngaha. Ubwo rero bakajya bagenda bagira izo mpungenge. Bamaze kuvuga ngo rero tumaze gushyiraho urukiko rugaragara, bamaze kuvuga ngo ruraje kwa Buhanga, bazi yuko ruri buze kwa Buhanga ukananirana, bari bukohereze muri polisi bakagufunga. Ubwo rero ibintu bisa n'ibigiye ku murongo, twarinze tuza ibintu arice dukirana ibintu ku mahoro. Abantu bakanagira impungenge bakavuga bati harya ngiye kujya kuburana ejo bizangire kwa Buhanga kuri ya musaza, none nzabikira. Ubwo rero niwabubwira ati nta kundi rero aho bisigare ni kwa Buhanga. Yego. Bati rwageze kwa Buhanga, rwageze kwa Buhanga, ruba rugomba gukiranuka, bitaba ibyo leta bitaba ibyo bikajya hashirira bakajya bajyaga kumufunga, ntabwo bamucaga urubanza. Ntabwo bongera guca urubanza, yajyaga muri gereza, yabaga yabayikinani wanananye hariya, ntabwo nta handi. Leta rero bagiriye icyizere kingana gityo ishingiye ku kintu. Ubundi leta ntabwo ikunze gukorana n'imiryango cyane. Hari ibintu byabaga muri leta, hari abantu bacu bajyaga bakora babibinani, bamara bagafungwa bakabajyana ndetse no muri pariki. Ntabwo bajyaga baca urubanza bataduhamagaye. Muri polisi, umuntu yabaga yafunzwe muri polisi yakoze icyaha, nubwo yabaga yakubise umuntu, ntabwo bajyaga bamufungura bataduhamagaye kugira ngo tujye kumutangira ubuhamya. Kumva baragendaga twagenda rero polisi yaduhaye icyo cyizere, nagendaga nkavuga nti uyu muntu niba yakoze atya ntakazongera, ariko nawe arakabije mu muryango. Mu muryango yakoze ibi ibyo tukabitondagura, tukamubwira ati niba atihani akazongera kugaruka muzamuhezemo ntagatahe, nawe nagenda atihani, ariko tukamusabira imbabazi akanataha. None bati urubanza ruri kwa Buhanga, n'uyu munsi iyo mvugo yabaye imvugo muri Amerika iriyo, muri Kongo nayisizeyo,
nageze no ubwo ndumirwa abampamagaye bose ngo ruri kwa Buhanga nuko nibyo ngo byasigaye ariko n'umuntu ahubwo naje mbikurikiye byarageze no kera ibintu bigaragaza agaciro cyangwa se ubutabera mwatangaga ntibigaragaza agaciro k'umuryango niba wenda ubifashisha leta mu kumva baracyazirikana imanza mwaciye iyo babivuze ngo ruri kwa Buhanga n'uyu munsi nyuma y'imyaka 10-20 mwumva bameze mute nkamwe babyitirira twumva kuko nta ubivuga burya tuvuga nabi nino nageze ino yari arabona agiriye nabi ngira ndi buno barifumbaza ariko kuko iryo ngiryo barizi ryabaye bangana bari muvyeyi abantu bose baturuka za hehe baza kundeba baza kundamutsa numva nta n'ikibazo nta n'ikibazo pe kandi bakagenda bavuga bati uyu musaza niwe wadukiraga imanza byabaye bitya ari nta uvuga nabi bagenda ari mukunsebye none muri Amerika naho rero ingo ziri gushya ndetse bishobora kuba binakomeye kuruta uko byari bimeze hariya urabona impamvu ari iyihe hano muri Amerika rero nageze hano ejo bundi ariko ibintu nasanze hano nayaga numva amakuru kagira ngo naho ntibyaba ariko nageze ino nsanga naho birahari kuruta uko byari biririye byatumaga bitekereza niyo iriya twabonaga yuko ari ubukene kavuga n'ubukene umugabo ntacyo azana umugore ntacyo yifashisha abana gusuzugura ababyeyi ni nuko ntacyo babamariye nuko byose tukajya tugenda dupfundikanya tuzingazinga ariko no muri Amerika hariho n'abajije ndetse no muri Amerika bumeze mute ngo nta mwana ubuze nyina bambwiye rwose nta mwana ubuze nyina wese ngo afite se nyina bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko ubuno icyo umuntu ashatse arakibona umwana umugore ntategeka umugore agenda akajya gukora amafaranga yakabika umugore agenda agakora umugabo agakorera amafaranga ye umwana nawe agakorera amafaranga ye nta usabuni kera umwana yambaraga ipataro ayishaka kuri se nta nkweto ubu ntibikibaho umugore yambaraga umwenda mwiza uhawe n'umugabo we bumvikana mu rugo none ubu ngubu ntibikiba umugore ariyambika uko ashaka akageza ku birenge umugabo nawe nuko nawe yirwanaho giti rero ngiye gusanga nsanga ahubwo ibibazo byabaye birebire kwa kundi bageze n'Imana ikabaha umugisha bakagira amaboko bakagira amaguru bagakora ahubwo ibibazo byabaye birebire kurengaho murabona hari garuriro kuko ubu ngubu ya miryango ntabwo igifite ijambo hari niko nabyita nabyo imiryango buno hari ikintu nasanze ino umuryango wino ni polisi umuryango ni polisi umwana w'uruhinja ufite imyaka 7-6 aragenda akajya ku ishuri abarimu bakamuha nomero za polisi ngo iwabo nibamumera nabi ngo zahamagare polisi abana bafite abana babiri b'abanyeshuri bafite nomero za polisi nego ntabwo bafite nimero za se wabo ngo ibibazo nibivuka bazahamagare bavugane ngo ari hehe ngo ntabwo zamwene se oya izo ziyiziritseho ni nomero za polisi ngo nagira akabazo mu nzu nkamucyaha ahamagare polisi baze banjyane ngo naho ndi hano urumva no gufatira ku muntu yego none iyi miryango kuki idakwiye kugarura urwo rubanza rugaruke kwa Buhanga wenda mvuge Buhanga mvuga abandi babyeyi bakuru abajyanama abageze mu za bukuru muri abahannyi mubona tudakeneye ubuhannyi kurenza inkiko za leta na polisi biriya byose nta nicyo bigeraho niba umugore agiranye ikibazo n'umugabo umugabo akikarakasa mu rugo nk'uko bari basanzwe bakora ntahamagare akaba aturanye na sebukwe nangwa ari kumwe na mukuru we nangwa se ari kumwe na base wabo w'umugabo we ntawahamagara agahamagara polisi ikagenda ikajya kumufunga bakajya guhendahenda umugore akanga ngo nagende biyo ngiyo imiryango byarahindutse umwana w'umuhungu yagira ikibazo mu rugo agakenera se na se wabo agakenera mukuru umwana w'umukobwa yagira ikibazo mu rugo akenera se kuko agakenera muramu we nangwa agakenera se wabo w'umugabo we
abo bantu bakagenda bagakemura ibibazo. Hari igihe bagira n'ibibazo ari ubusore bakiri abasore ariko bamara kubyara kabiri gatatu kane bya bibazo bikagenda bishira. Ariko rero hari abatakirindira umukobwa arabyara kabiri umugabo ngo nagenda arasigara mu gihe wenyine akisigaye aho ngaho arafite amafaranga anashatse n'umugabo ntari burare wenyine umugabo nawe akagenda karimangana iyo ngiyo akarara aho bwije urugo bakaba barushenye mu kintu cyo kurwubaka. Umugore niba bahukanaga ariko uyu munsi turukumva abagabo bari kwahukana bari kubiterwa n'iki zahinduye imirishyo kuko hano ntuye sinavuga ngo ni kanaka ariko hano ntuye hari abagabo nahasanze ariko hasigaye ingerere benshi baragiye kandi bagenda bataye ingo. Oya bisobanure neza uravuga uti abagabo bataye ingo cyangwa bagiye gushaka akazi ahandi? Oya ntabwo ari akazi baragiye bataye ingo kandi abagabo bamaze kugera mu zabusaza ariko n'abagabo bageze mu zabukuru bakomeye mbese bageze igihe cyo kubaka urugo bakarushinga bamaze kugira n'abana bakuru ariko haje kumva ngo ibibazo byavutse umugabo yagiye. Babanza babagisha inama kugira ngo mubahuze nabo bafitanye amakimbirane? Oya kiretse niba babwira abandi nge ntabwo mbizi. Njya kumva umugabo byamucanze kumva umugabo ngo yafashe akayira yagiye. Kiretse umwe niwe waje kumbwira ngo ariko muzihenda ahandi unumva ntahaga uzomenye ko nagiye wenda kujyayo ugiye gushaka akazi ndagafite ariko urugo rwarani mukungana nawe unani urugo rwose ukagenda utanatubwiye yaje icyumweru mu cya kabiri mu rugo rw'umukiriya yaragiye. Rero kumva ibyo ngibyo nta guhanisha nta kugira ute ibyo byacaza. Rero ibyo ngibyo igituma bibaho nibyo nakubwiye n'abantu nta mukobwa ukenera kuri iwabo nta mugabo uzagenda bajya kurega umugabo. Abakobwa ntibazi ko base gukora abantu ntibazi ko bagira gukora abantu bamaze kwifatira umushinga wabo n'abandi bafashe umushinga wabo. None abagabo rero umushinga bafashe ni wo kwangara abagore nabo cyo umushinga bafashe ni wo kuba muzi wonyine. Ariko hari ikintu kimwe abantu batazi yakintana n'agahinda jewe kanambabaza n'abantu b'abakirisitu no bakirisitu birahaba ahubwo nibo nabo ngabo mubwira ni abantu b'abakirisitu ntabwo bazi ko satani yabaha niyo gusenya ingo niyo gusenya imiryango neza zikaba ubwo gusanga nabo babyiroshye. Umuntu Imana imuhaye kubyaragiza abana 4-5 aho yoshimye Imana ati Imana urakarama umuruma rugenda henda abana bawe n'umugore wawe mwicare mushaka uburyo Imana ribahaye ubuzima bubungabunga abana bawe ahubwo muzana ibibazo abana mu batera abana mu bangirize mu bwonko kugeza ubwo umwana azakura atazi isi yose yagiye atazi iyo nyina yamusigaranye hariho satani ibyo ngibyo byashaka. Rero izo ngo zibaziwe na satani yamaze gukaza umurego. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ingo bafite imiryango badahagurutse ngo bakenyere ngo bahamagare Imana batabane ntabwo bazarusyaho abantu bose bazabita cyane babinshike kandi barabyaye. Hanyuma se ntabwo uriya muryango w'abahannyi bariya basaza ko hano muhari ntabwo mutekereza ko igihe gikwiriye kugira ngo mwicare muhure mwongere mushinge ya komite y'ababyeyi babagishwa nama nibura n'abajya kwangara abanze baze babagisha inama? Rero uko wabitekereje muhungu wanjye kuko wabitekereje burya kugira ngo kuko nicaye ahantu mbona abantu icyo kintu utikijyaho inama kubabona biragoye uzi ko abantu ubundi babaye intaruki batuye hirya kure na kure ntababonana ngo baganire ntawe ugira ikibazo ngo yicarane n'undi ati wa mubyeyi tugire dute dukora iki. Burya abantu bajya bungurana ibitekerezo no kuhanana baganana ba 3-4 bakagira n'icyo bakoraho bakagira icyo bageraho bakareba ikintu kiri mu gusenyera abantu icyo ari cyo aho abantu bagejeje. Noneho
bamara bakagira icyo bungurana. Ubu ngubu ndi hano ngenyine kugira ngo mbone abagabo bakuru hano ntabwo bishobotse. Abandi abakuru b'imiryango bamwe bari za Michigan, abandi bari za Indiana, abandi bari yeye kandi noneho nabo baraje bageze ino bihugiraho. Bageze ino bihugiraho, umwe akiyitaho gusa ntarebe ibyundi, ntamenye ngo ikibazo ni ikihe, akagenda agiye kwa mwene nyina urukurugo rwasenyutse, akagenda agiye kwa mwene nyina yuko bagize ibyago hari uwapfuye, naho ubundi akarangiza nk'imyaka 10 ategera iyo mwene nyina. Ubwo rero iyo miryango abantu bayungunganije, hariho ni n'abantu bajyaga bigomba, umuntu akaba yo kwigomba akavuga ati baganaga Kigali kandi ngende nanjye nze nkano nigere nkunzinguza mpamagare abandi basaza 3 nanjye bakane twicare turebe koko ikibazo kivuze mu rugo rwa Buhanga nabo se urugo rwa Nkunzi dukora iki. Icyo twashaka ni iki? Bati murabizi ko hari umuntu dukeneye Michigan kanaka ko ari abagabo babaza bakitangira umuryango byabo bakabihara bagahamagara bakagenda bakicara hamwe, bamara icyo kibazo bakagenda bakicara bakagikemura. Abantu rero imbaraga baduteze amaboko n'imbaraga nimwe, twebwe nta bushobozi dufite. Kaje zinanyaruka nkabumwe ndi hano zinanyarwongereye kwa Nkunzi singira imodoka zinzi no gutwara. Uwo ntwaye ngo ajyaneyo atashye buno mu gitondo arasinziriye sindi bumukoreho. Urukumva atari bizazane dufite bikomeye cyane. Ni bizazane. None ko umuryango ugiye kucika biragenda bite kandi mufite mugishoboye n'ibitekerezo murabifite ariko nimufite uburyo bwo kugera muri iyo miryango iri kuryana. None biragenda bite uyu munsi? Ese muratanga uburenganzira polisi cyangwa leta ikomeze ize yubaka imiryango? Ese leta yo iyubatse mubona iyubatse mu buryo buhoraho cyangwa no kuzimya umuriro wako kanya? Icyo leta itabara ni impfu. Iyo sanze abantu bagiranye ibibazo barwanya avuga ati aba bantu twemeza kureka ngo babane baricana. Ikafata umugabo rero ikamangara ikamujyana y'imujyana, ntibamenye yamujyanye, araba muri prison, hari abagenda bakagenda bakajya handi. Ubu turamufite umwana w'umuhungu wagiye, umugore we yarasigaye ari mu kwandagara n'abana, umuhungu ni muzima aragaragara, yagize mu bibazo mu rugo rwe bamujyana iyo bene nyina bari, abana basigaye aho n'impehe birirwa badutesha umutwe mu muryango. Ariko urumva ibyo byose n'ibibazo bikomeye cyane. Kandi polisi niyo yamubanye aho yamuhagurukanira mujyana, nta polisi yakoze. None ko yamujyanye abana basigaye kabita bafasha. Kandi abo bana barerwa n'umugore wenyine ari umupfakazi kandi umugabo watarapfuye. Yaragomba kubana nawe akamwunganira bagahana ibitekerezo kandi yamusha. Ariko uwo yagiye abiyongiye kwa bene nyina na nyina, umugore ari hano ari mu guhangayikira hano. Ni twebwe mu gitondo ibibazo byavutse nitwe bahamagara mu muryango, nitwe bahamagara yabuze amafaranga y'ibyo yabuze iki byose byapfuye. Hanyuma rero tugana no ku musozo bagira ngo mutange inama. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo mutange inama. Ese ko muzi ibibazo ko bimeze, mukaba muzi uburyo imiryango yabayeho kuva muri 44 muvuka, muzi uburyo ibibazo n'intandaro yabyo, navuga ko ahanini mubizi. Ese bahamagaye polisi yazi kabubakira? Uyu munsi ni nk'iki ubwira imiryango? Rero cyo muri imiryango buno burya nuko abantu bajya babaho bagaterwa ntibamenye ko batewe. Baraterwa ntibamenye ko batewe. Satani yagize n'abantu imiryango muri kino gihugu, ariko yari yaramaze gutegura n'umurongo izajya banyuzamo ngenderwa. Uwo murongo rosi ikindi no kwinjira mu mazu mu mago, guteranya abagore n'abagabo n'abana babo bakaryana bagatandukana, umwaka bubundi ngo kununda kabubundi ngo. Icyo kintu rero niba ari abantu bazi ubwenge bafite ibitekerezo, ari umugore n'umugabo, bagomba guhagarara kigabo kugira ngo urugo rwabo rutarimbuka nangwa n'abana babo bataba nyandagazi. Ikindi cya kabiri, niba abana bifashe nabi, umugore n'umugabo ntibahamagara imiryango yabo iti nyaboneka nimudufashe. Urukumva aho ngaho naho ntaho bubakiye kuzi. Ikindi nashaka kuvuga,
ni ukugira ngo abo bantu mubabwire bihangane, niba agize n'ikibazo nagitura umuryango, nubwo imiryango itari hafi na hafi ayitabaze, bamwangire ariko yatabaje, yo gupfa guhaguruka mu rugo ngo agende urwa rute, ejo mu gitondo arega umuntu atubo, ejo mu gitondo akabashebeje umuryango, ejo bundi bakajya bawucyurira umuryango mbekana kandi yagiye muri aho. Ibyo nabyo bijye gusebya umuryango. Ikindi nashaka kugira ngo yenda nibura tureme bizajya bicika bituranere ko twagerageje, ni ukubwira nkawe nguko wahagurutse ugashaka abandi bameze nkawe mukatwegera nkuko mutwegereye bari abasaza tukabahuza, twamara tukareba ibyo twageraho. Namwe mumaze gukura, nagukira umwana y'umuntu amaze kugira imyaka 30 bayakuze, nawe namwe mukamenya uko muzoye mubakira barumuna banyu na bashiki banyu. Mushiki wawe ntaza ari mukurira ngo uvuge ngo mama mpibinwa nsome ngo iberaho ngaho, hari n'igihe aza ari mukurira kandi ari wakurije. Ibyo rero ukamukadutera inkunga, mwebwe nkawe n'abandi turabafite b'abasore bameze nkamwe, mukatwegeranya tukabaha ibitekerezo bizima bishyitse aho tutageze namwe mukahagera, mukajya mutuzanira raporo aho dushyikiriye, tukagenda natwe urugo tukarubumbabumba, ntizisenyuke turi mu kureba ngo tuzasigare mu kibuga umupira warangiye. Wakumva wenda utanga izi nama yakumva ko mwakabaye mwarazitanze mbere yuko bigera aho bigeze ubu ngubu. Ese mubura bo muziha bigenda bite kugira ngo bigere aho bigeze ubu ngubu? Ikibazo kiba cyari ni iki, nta udatabara utatabaje. Iyo umuntu atabaje uramutabara, ariko hari igihe umuntu ajya kugutabaza urugo rwarasenyutse. Ese nguje akambwira ati rega muzehe, umugore wanjye yaragiye kandi yagiye atazagaruka, none byararangiye ukibona ni hariya, none se yagiye ryari kwagiye iki, none se kuki utatubwiye? Ati none ko ari polisi yaje, ati ikavuga ngo umugore nagende nangwa njyewe ningende. None se polisi yarize kujya kuza nibwo bwa mbere ngoya kugize mutadutabaje. Ubwo rero iyo umuntu atabaje abantu baramutabara, ariko udatabaje ntiwamenye kujya gutabara uko ariko. Kandi abantu bamaze kubimenya ko abo bantu bahari, n'uwo muntu ufite icyo kibazo nawe yo kwirwanga ajya gutabaza ati nyabuneka nanjye ni muntabara, kuko mwatabaye kanaka nanjye ni muntabara. Yaba ari umukobwa afite ubunyabuntu akaza akakubwira, mwasanga umwana wanjye ari we mubi mugashaka inzira mumunyuzamo, mwasanga umukobwa ni mubi ugashaka inzira mumunyuzamo, niba ari ubukaka basanganywe bombi mukareba umurongo mubacishamo, mwamara mukabubakira. Ariko adakomye, ataje ngo ambwire nkuko mpamagaye ati ndaza kukureba, ataje kumbwira ntabwo namenye ibyo ari byo, ahubwo najya kumva ngo urugo rw'akana karwarasenyutse. Nahamagariye wose ibyo bintu murabizi ngo simbizi, uko icyo kibazo se ikibazo dufite. Ese ubwo buryo ahari bwubatswe ahangaha wenda tukagira abasaza nkamwe mukajya muri leta mukayisaba ubwo burenganzira yuko yongera kubasubiza imiryango, mukongera mugakora inshingano zanyu, ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza ahari? Nuko njye nzi ko bitashoboka ko batabyemera, ariko ni byiza. Ni byiza kuko hari nkatwe twabyungukiramo, ariko kugira ikibazo mu rugo utagira ubutabaza wa mwana we ni ikibazo. Ngubu mukazana wanjye agahubuka muzo akagenda, nangwa umuhungu wanjye akabona baraje bamusanze muri iyi nzu, turaturanye, bamusohoye mu nzu baramufashe baramujyanye bagiye kujya kumufunga, ubwo nsigara nshya. Ntarigeze bambamagara ngo ngwino wumve umukazana nyambwira ati ngwino nyumvire ibintu, nangwa umuhungu wanjye ambwira ati ngereka uru rugo nuko muzabona rusenyutse rurananiye, muze munyumvire ibintu. Rero kwana kabona baramusohoye baramujyanye, najya kugera iyo ngiyo ngo baramufunguye ngo ntakongere kugera muri rwa rugo. Ubwo baba banyubakiye baba rusenye, ariko nanone baba barinze ko hameneka amaraso. Baba barinze, nabona icyo barwana kugira ngo hataza kumeneka amaraso. Reka dusoreze ahangaha, ariko mu gusoza ndagira ngo wenda ugire nk'ubutumwa ugenera abasaza cyangwa se bamwe basa naho bihungije n'inshingano, hari n'abanga wenda kubijyamo kugira ngo bititwa ko bari kwinjirira imiryango. Ese ni nk'icyo ubwira abandi bari mu myaka yanyu cyangwa se bato kuri mwebwe n'abazasigara, kuko wenda murarenga hari abari guhinguka, ni nk'icyo babwira abazasigara barereberera imiryango? Rero hari kiriho ikintu umuntu ajya asingiza icyamubereye cyiza, nta gusingiza ibibi. Buri gihe abantu bajyaga bubaka ingo, hakaba igihe abantu bashwanya, ariko igihe kikagera abantu bakabyeka
bakaba mu ngo zabo. Umuntu agira umugore bakabana bakabyara 3 4 5 bafite ingeso bagiye bananiranwaho, ariko Imana ari itegeko ry'Imana yuko bazabana kugeza imperuka akaramata. Ubwo rero icyo gihe mwarashwanaga, ariko nyuma bikazageraho mwamara kubyirura mu gaca kabiri. Niba ari ufite ingeso uri umugabo zangezo ukagenda uzimanura, niba ari ufite urari umugore yari afite ingeso akagenda azimanura, kugira ngo nkuko babona uko abana babo bazubaka urugo bazagira amasaziro meza. Ubu rero ntabwo ariko bikimeze. Rero babyeyi, mwebwe mubyaye mukaba mufite abakazana, mukaba muri mu gushyingira, bamwe bagashyingira abandi bahungu babo bagashyingira, nimudakenyera ngo musubire mu muryango mu muco, ibintu byacu ntabwo bizaduhiye. Kugira ngo ugire abana 2 3 ejo mu gitondo banananwa n'abagore bazanye abana bawe babangaze bagenda usigarana n'abakazana ari abapfakazi kandi bafite abagabo, urukundo kwabo hagati hari ikibazo. Rero imiryango yari igomba guhaguruka, uko bari bahagarariye imiryango hirya no hino. Burya n'ubwose ubwo ngo dutuye kure na kure, hari igihe umuntu abasha kubakira ariko umuntu atubaye. Yego, akokurikira ikibazo cyawe, kujyana ikibazo cyawe. Hari n'igihe umwana wanjye ananirwa kunyuba, ariko waburi se wabo bamubwira amagambo yenda uvuga ko nanjye mutererana, abantu ntibagira ubushobozi bumwe, ariko akakubakira, ariko wari uko bitabaje biri mu muryango. Rero icyo tugomba gukora ni ugushaka uburyo twagira amahirwe uw'Imana isaruye igasarura asize urugo ruzima, adasize urugo rurimo amacakubiri, adasize abana barangaye baragiye, adasize abakazana ari abapfakazi kandi abagabo babo batarapfuye. Hari ababyifuza, hari abagabo bashaka kuba abapfakazi kandi abagore batarapfuye, hariho n'abagore bashaka kuba abapfakazi abagabo babo bariho, yuko ashoboye kwigira, yuko ashoboye kwihahira, yuko ashoboye ndetse no kwishakira undi mugabo. Nangwa n'umugabo n'umuhungu wanjye nawe akagenda akishakira undi mugore, abona yuko agaragara ameze neza, ateye neza. Uteye neza n'uw'Imana yamugeneye, ushaka iby'ahandi aragenda akaruha.